Hello guys, ushobora kuba warafunguye email ariko ukaba utayizereye umutekano wayo kuko se wayibagiriwe password cyangwa se igihe washyizemo atari cyo wavukiyeho. Ibyo rero byakemutse kuva wageze kuri iyi video, cyo usabwa no kuyireba ukayirangiza, ubundi ukareba ko wakanze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro ntibikajye bigucika. Ubwo rero muri iyi video ngufiya ngiye kwereka ukuntu wahindura password iri kuri email yawe. Icyo usabwa no kuba ufite iyo email muri telefone yawe, hanyuma nkakwereka ukuntu uri bubigenze ugiye guhindura password, ugahindura n'igihe wavukiyeho ubaye bishaka. Hari umuntu nyine ufungura email ariko akaba azayifungurisha YouTube channel nyine, ariko igihe yavukiyeho akaba atari cyo ashyiramo cyangwa se na password iyo email atayibuka. Rero muri video ngufi yanjye kwereka ukuntu wahindura password, ugahindura n'igihe washyize kuri iyo email, ugahindura n'amazina ya email yawe. Twagiye mugiye kubana muri video, unyite Fabio mwana ukora ibintu byo ku murongo byiza kandi byizewe. Twagiye rero tugiye guhindura password yacu n'igihe twavukiye twashyize kuri iriya email twafunguye nyine. Ubwo biraba byitwa ko twafunguye email tukibagirwa ibyo twayifungurishije nyine biyiranga. Ubwo rero turaza hano muri application yitwa Gmail, tuyikandeho gutya. None nitumara kuyikandaho urabona ko turahita tugera muri Gmail nyine mu imbere. Hano hejuru haraba harimo account yacu nyine, email ya account yacu urabona hariya nyine ari yankiza akarongo. Iriya ni account yanjye nyine ya email nafunguye nshaka guhindurira password. Nawe uragenda urebe ko ariyo irimo, none nusanga atari irimo uze ukande kuri izi ziri munsi nyine haraba harimo iyawe. Ubwo ngubwo uze ukande kuri aka kantu nanone, akangaka kari hano. Numara akangaka nyine kari ahangaha kanditseho ngo manage your Google account. Noneho uzuga kandeho gutya, numara kugakandaho barahita bakujyana muri Google account. Noneho biri loadinga hashira kanya gatoya, noneho utegereze barahita bakujyana muri nyine Gmail account ya muri email account yawe. Noneho uhita ukanda hano handitse security, ahangaha gutya handitse security nyine gutya, ahangaha handitse security. Numara kuhakanda gutya urahita uza hano munsi nanone, hano handitse nyine ngo password nyine ahangaha gutya handitse password. Noneho numara kuhakanda gutya barahita bakubwira ati uburetse gatoya nyine byirodinge. Noneho bundi bahita bakuzanira page imeze gutya. Noneho bahita bakubwira ngo wuzuzemo password yawe, ujye ukoresha nyine muri screen yawe uyuzuzemo. Numara kuyuzuzamo barahita bakubwira ati nyine baba bagiye kureba ko ari wowe nyine wanyawe. Noneho bakubwira ati hano shyiramo password nshyashya, new password. Ahangaha nyine urabona ko batubwira ati dushyiramo password nshyashya ahangaha gutya na hano. Noneho hano nyine ushyiramo password zimeze kimwe. Iyo washyizemo ahangaha ni nayo ushyiramo ahangaha munsi. Ahangaha nyine uraza ukandikamo password ushaka gushyiramo, mbanye nshaka gukoresha, uraza ukandikamo password iyo ari yo yose. Noneho reka nyandikemo gutya. Rero hano urabona ko password twamaze kuzishyiramo zose. Noneho nyine iyo ushyiramo hano hejuru ni nayo ugashyiramo hano hepfo. Noneho tugahita dukanda hano handitse change your password. Noneho tugahita tuwakanda, bakakubwira ngo change password, ukaza ugahita ukanda kuri aka kantu nyine. Iyo ugakanzeho nyine urategereza, noneho ubundi password yawe ikaba yahindutse mu kanya gatoya cyane. Noneho rero hano urabona ko ibyaho twabirangije no guhindura password yawe. Noneho hano naho tugahita dukanda. Iyo tugiye guhindura email yacu nyine tukayihindurira izina, noneho tugahindura n'igihe twashyize kuri email yacu twavukiye nyine nacyo tukagihindura kugira ngo hatazajya n'undi muntu uduhakinga akabimenya. Noneho rero uraza ukanda hano kuri personal info, ahangaha handitse personal info. Noneho numara kuhakanda urabona ko hano munsi harimo name Fabie Comedy ahangaha nyine. Noneho na hano naho ni igihe wavukiye washyizemo. Hano naho ni nyine nukuvuga ngo nimba uri umugabo cyangwa se uri umugore ni male cya female nyine. Nimba uri umugore hano harabanditseho female nyine, biraterwa n'icyo wahisemo nyine uri cyo. Noneho rero iyo ugiye guhindura izina ryawe uraza ugakanda hano handitse name, izina nyine rya email yawe ugakanda hano handitse name. Noneho washaka guhindura ifoto ugashyiraho nyine ifoto nziza ugakanda hano handitse fa nyine, kube biterwa n'izina ritangira, biterwa n'inyuguti itangira intuza yawe nyine email yawe. Noneho iyo itangirwa na ca hano haba handitse ca, noneho itangirwa na fa hano hakaba handitse fa. Noneho ukaza ugakandaho nyine ugashyiraho ifoto ushaka. Ukaza hano nyine ugahita ukanda hano handitse add photo, ahangaha nyine add picture.
add profile picture nyine noneho ugahita wakanda. Iyo umaze kwakanda bahita bakujyana mu mafoto, ariko aya ngaya ntabwo ari ushaka. Uhita uza hano kuri device, hano hejuru handitse device, ukaza ukakanda. Iyo umaze kwakanda nyine bahita bakubwira ati browse or take photo, ugahita uza hano handitse ahangaha nyine kuri aka kantu kanditse browse and take photo. Noneho iyo umaze kwakanda bahita bakujyana kuri file, ukaza ugakanda hano ndetse file. Noneho wamara kwakanda bagahita bakujyana ahangaha mu mafoto yawe. Noneho ukaza ugahitamo ifoto ushaka, ifoto iki-uploadinga. Noneho ugategereza akanya gatoya, ifoto ikaba yagiyeho gutya. Noneho ugakanda next, ahangaha nyine handitse next hano munsi gutya. Iyo umaze kwakanda uhita ukanda nanone hano handitse save as picture. Nyine save as profile picture igahisikaninga kugira ngo nyine bijya mu ruziga neza. Noneho igahita yemera, bakakubwira ati profile picture yagiyeho nyine. Noneho ukaza hano nanone urabona ko ifoto yacu yamaze kujyaho hahandi nakwerekaga ahangaha. Noneho rero ukaza hano nanone handitse Fabien Comedy, nyine ni izina rya email yawe, ukaza ukakanda. Noneho ukaza ugahindura izina rya email yawe unyuze ahangaha. Nyine urabona ko hano no guhindura izina rya email yawe, ukaza ukandikamo ibyo ushaka. Noneho ubundi warangiza ugakanda hano handitse hano munsi nyine katurebe. Aha turarihindura nyine twandikeho Fabien Comedy. Hano urandikaho ibyo ushaka, na hano wandikeho ibyo ushaka nyine ushaka guhindura email yawe. Noneho uza wandike gutya, ngenda andika gutya. Noneho hano handitse save. Iyo ushaka guhindura nyine ukanda hano handitse save, ukabisevinga nyine gutya. Noneho iyo umaze kubisevinga bahita bakubwira ko byahindutse. Nyine urabona ko yari Fabien Comedy, ariko hano hahise haba Fabien Comedy 2. Noneho rero ugahita usubira inyuma nanone. Iyo umaze kubihindura gutya urabona ko Fabien Comedy 2 byagiyeho, ukaza ugakanda nanone hano handitse nyine igihe wavukiyeho washyize kuri email yawe, ugahita ukakanda. Iyo umaze kuhakanda bahita bakujyana hano nyine, naho ukaza ugahindura ukaza ugahindura nimba ari ukwezi, nimba hano ari umunsi, nimba hano ari umwaka, ukaza ukabihindura. Ugakanda nanone hano handitse save, hahita hajyaho akantu nyine. Reka tubihindure, reka duhinduremo kimwe urebe. Noneho tukaza tugakanda hano nyine ku mwaka, urabona ko duhinduye gutya. Noneho tukaza tugakanda ahangaha nyine hano munsi handitse save ahangaha. Noneho iyo tumaze kuhakanda nyine urabona ko save, bahita bakubwira ngo confirm, ugahita ukonfirm. Noneho rero iyo ugiye nanone guhindura email izina rya email yawe nanone uhita uza hano inyuma, nanone urabona ko hano naho ukaza ugahindura izina rya email yawe account.